Shusha, Amita Emmanuel. Now we want to commit a drift to Flashy. Please don't try this at home. Do not try this at home for your own safety. It's in the Miyukeko. Don't drink and drive. You see this, Abasare barari Kigali Universe has provided a lot of drivers. Duze kuza kuja kurivura wamwe nyamuna. Yes, mumeze ndizera ko mumeze neza aho muri hose mu bice biba bigize igihugu cyacu cy'u Rwanda, amajyepfo, amajyaruguru, burasirazuba ndetse n'iburengerazuba, kandi katikati no mu mujyi wa Kigali. Mba nizera ko namwe mumeze fresh cyane ku Mpinga Media. Twe tumeze neza, murabizi kabisa, duhorana amaraso ashyushye ari hejuru kabisa, tuba tumeze neza cyane. Uyu munsi turi aho bita muri Kigali Universe, muri parking hari kubera icyo bita Auto Fest 2025. Akaba ari iyerekanwa cyangwa se uburyo bwo kumurika imodoka butandukanye, harimo ibijyanye na drifting. Yes, kwa kuntu umuntu akati cross kabisa ukabona umwotsi uracumbye n'ibintu nk'ibyo. Mugiye kubona iyerekanwa ry'amamodoka, hano hari amamoto menshi cyane, muri kuyabona amamoto ameze neza. Iyi ni BMW Kawasaki ni ya yes. But you say what? Yamaha Midnight Star. Yes. Yeah, 950cc. Yeah. Iyi moto subu ngubu kompani iteye ubwoba. Urayibona, iyi ni full injection, na chain igira belt, urayibona. It's a nice bike, inywa gakeya, iriruka, urayibona, ifata descendis. Ni moto nziza cyane. Bashyiramo ibintu by'amavitensi se cyangwa ni automatically urakanda? Na amavitensi iranyerera. Ni igikoko. Ibu ni ruta ivatiri wenda mu bijyanye wenda expensive cyangwa se mu bijyanye n'ibiciro. Now ubu yakozwe 2005, ariko sinayigurisha munsi y'ibihumbi 10. Urumva ni moto ihenze. Irashyushye. Ni nawe ushobora kuzikora? Yanjye ndi makanika, nkora izi nini zirimo hano nyinshi cyane zirimo. Biriya byo kugira ngo moto ibiri guturika, ucana iturike, zana umwotsi, ufata drifting ku buryo ufata amaferi kabisa ikikaraga, biriya barabikora cyangwa ni moto zibabugenewe? Biriya biterwa n'ubuhanga bw'umuntu, ariko nanone biterwa na bike. Nakubwiye ko yari 950cc, ntabwo ushobora gufata 125cc ngo ujye kuyiha big exhaust ngo uzabone ya sound wifuza. Byose biva mu ngufu za engine. Urumva rero ifite engine nini ishobora gusunika ya exhaust ukabasha kubona sound wifuza. Biriya byo gukata shampoo mukayitobora ntago bivuga ko ubona sound wifuza, kuko engine iba ikiri ntoya. Umaze igihe kingana iki muri uyu mwuga wo gutwara amamoto cyangwa urabona? Ntago ndi mutoya, ndakuze. Ibi bintu natangiye gukanika afite imyaka 15.
nakoreye perime mfite imyaka 17 ubu ndi muri 45 natangiye gukanika mfite 16 natangiye gufabrika moto mfite 17 n'umunani ubwo rero wenda nk'abanzi bo bakubwira mba Kicukiro amateka yanjye ni maremare kuri bike n'ubuzima. Izi bike muzikoresha mu bijyanye n'icyo urabona uburyo isa ni nziza ni ya spectacle ni moto ushobora gucana buri wese akayirangarira uwayiguze ari ibyo ugamije cyangwa izi moto mugira n'ibindi bintu muzikoresha mu mikino cyangwa whatever tubwire. Ibi ahanini ni ukwishimisha. Urabona nk'iyo utunze iriya moto nkaba nzi moto nkaza nkayireba nkayigendaho bishobora gutuma nge nyikunda nayigeraho nkazatukunda iyirenze. Nukuvuga rero iyo uri umubayika ukunda na bayika nukuvuga biba bikuri mu maraso nk'ubu mbafitiye ariko mba ndeba nk'indi nkavuga ni nzaguririya so ubu iyo uri bayika biba biri mu maraso ntabwo ari ukuvuga ngo ntabwo ntunze moto imwe nziza ushobora gutunga nyinshi bitewe n'uko ari byo ukunze. Ndi kumva nzagusura nk'iyi mu giciro umuntu ashaka atira moto nayikunze ukuntu imeze ukuntu iteye yayibona kurangaye ndi kubona ari zimwe z'abantu iyi nakubwiye yitwa Yamaha Midnight Star 950 ubunini. Urumva rero bitewe n'uko nyikunda inywa gake ishobora kunywa litiro 8 mu birometero 300. Ntabwo rero nshobora kuyigurisha byoroshye ngo nge kugura indi nkayo izanywa litiro 25 mu birometero 30. So nakubwiye ko ndi mekanisi nayisemo kuko nyizi nyitunze kuva mbere ya covid ariko ndayikunda. I love it. Umuvuduko ushobora kugenderaho kuri moto ukumva uri souple nta kibazo ufite wo twita nkaho mwinshi kuri twebwe ariko mukeya kuri wowe ni nka kangahe? Umuvuduko biterwa n'ahantu ahanini wiruka ukurikije ahantu ko ameze. Ashobora kuba hari abantu ntago wakwiruka, ashobora kuba hari inyamaswa mu mafamu, amadoda n'imihanda mibi. Nk'iyo urabona ni cruiser igenda ahantu heza iba nziza nko mu birori mu makwe kugenda neza mu mujyi. Ariko urabona ko ifite 210 ahantu naba narageze kure ni nko muri 290 kandi nabwo ni mu mihanda ya za Uganda. Hano ahantu naba naragenze kure ni nko mu 180 mwinaba byo kwishimisha ariko turatinya kubera speed limit. Twatangiriye hejuru turi gushowinga abantu ariko tubwira izina ubwo nawe uraza kwiyerekana mu mikino igiye kuza. Nge nitwa Akimana Abdu. Muri make iyi moto nta kintu nayikoraho kibitangaza ariko nk'ababayika bagenzi banjye banzi mfite BMW 1150 1150. Iyo nshobora kuba nyifite hano nkakora ibintu byiza nkakora wheelings nkakora iki impamvu ntayizanye mfite akavune mfite imvune ariko bagenzi banjye bano bose bo barabizi n'amafoto amavideos ndayafite nk'urutuntu twinshi kandi kuri moto nini tinyitse. Zaza tuganire unazinyereke nakora utwo tuntu nanjye nanicareho nuko bimeze. Urakoze cyane Sansa. You're welcome, thank you. Yes, nongeye kuguha ikaze wowe ukurikira Impinga Media, nongeye kuguha ikaze mu biganiro byacu bya buri munsi ni Impinga Media. Njye ni Patrick Caprio, the one and only who makes you feel better, the one and only who gives you vibe wherever you are, always on time. Yes, kaba ndi kumwe kuri kamera na Kizbi. Akaba ari umujene uri kugenda guhishusho ukubona kamera yigaraga ko bizenguruka byose niwe uri kugenda ubikora kabisa. Utwo dufiyeri niwe udukorera inyuma ya kamera. Hano rero nkuko nabikubwiye hano turi muri Auto Fest 2025 aho turi mu gikorwa cyo kumurika amamodoka cyangwa se kumurika ibinyabiziga bitandukanye. Amamoto ngira ngo muri kuyabona y'ubwoko bwa fresh, muri kubona imodoka zimeze neza. Ibi ngibi tujya tubibona muri za Formula 1, tujya tubibona ari bari close babikoresheje hari iwabo Miami akavuga ati rwose ngomba kuzana muri Promised Land imodoka zikiyerekana abantu bakazireba. Rero nicyo gikorwa turimo hano aka kanya ni muri Kigali Universe muri parking. Yes, rero bari kugenda berekana imodoka. Hari
abahanzi benshi batandukanye, hari Ishkevin urazi ko mubona, hari Muyango, hari abantu benshi batandukanye, kandi hari aba DJ benshi kabisa. Mukanya araza kuba nkubwira amazina yabo, nitugira amahirwe kandi turabyizeye turaza gufata interview nyinshi z'abashoferi, turaza gufata interview nyinshi z'ibyamamare biri hano batuganirize batubwire uko babona iki gikorwa cya Auto Fest 2025 akaba ari second edition. Ni ku nshuro ya kabiri rero ibi bikorwa bibaye. Yes, ni Impinga Media. Icyo nakubwira nuko wakora subscribe, like and share kabisa kugira ngo tutazajya dupfa kuburana mu biganiro byose tuguha, kandi ukibuka gukora ku nzogera kugira ngo utazajya ucikanwa na buri kimwe. Yes, ni Kigali Universe, ni Auto Fest 2025. Yes, ndizera ko nta hantu uri buze kujya atari buze gukora kuri YouTube yawe uhinduranya. Guma hano natwe ni Impinga. Reka dukomeze turebe n'izindi gahunda uko zimeze hano n'ama drifting byose ari kugenda. Patrick, wait, Patrick. Sorry, sir. Patrick,